barakira bakagenda bemye ari bazima kubw'imbaraga z'Imana. Nta kindi kiri hejuru y'imbaraga z'Imana. Imana ikora ibitangaza. Imana rero yakomeje kunkorera ibitangaza. Iyo mvuga ubuhamya mvugaho bikeya kuko ni byinshi, ngenda mvugaho bike nabasezeranije ko nzajya mvugaho bikeya. Twabonye arembye gutyo duhita twisunga Imana, dufata ingamba ko agomba kujya kwa muganga. Abaganga batakigira icyo bashobora. Turabasuhuje bene data bakunze umusaraba mudukurikirana kuri Witsemba channel, aho muri hose Imana ibaha umugisha kandi mugubwe neza. Uyu mwanya mwongeye kuramutswa na Negirejimana Petahiya, kandi hari hashize igihe kinini tutabonana, ariko uyu mwanya turashimira Imana iduhaye akanya ngo twongere tuganire. Mbere yanyu rero murimo murahabona abakozi b'Imana, n'umugabo n'umugore, sibwo bwa mbere mubabonye, ariko nabo turaza kubakira kugira ngo bongere batwibwire, kuko hari igihe abantu baba ari bashya bakaba batabazi. Bamara kutwibwira turakira uriya mubyeyi aze gusenga Imana, hanyuma dukomeze n'ikiganiro nk'uko Imana yabigambiriye uyu munsi. Ufite mikrofone rero turamusaba kugira ngo ahereho atwibwira anadusuhuza. Haleluya, amen. Murakoze cyane n'ubundi kutwakira. Nitwa Ntamugabo umwe Etienne, nkaba ndi umugabo, ndubatse, ndi kumwe na madamu. Imana iduhana umugisha. Yego, nawe muramuha mikrofone atwibwire. Haleluya, amen. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Nanjye ndi umudamu, ndi kumwe n'umutware. Nkaba nitwa Nyirakamanzi Suzana. Imana iduhana umugisha. Nyirakamanzi Suzana, nari navuze nti rero ni wowe n'ubundi uradusengera kugira ngo dutangire turi kumwe n'Imana. Mwami Yesu, turagushimye kubwo kugira neza kwawe. Amen. Tugushimiye uyu munsi utwemereye kuboneka imbere yawe. Ukuri Wari ubizi ko uyu munsi turaboneka. Turagushimye mubyeyi udukunda. Uyu mwanya utwemereye rero tuguhaye ikaze kugira ngo uboneke hafi yacu. Uwo murimo ugiye gukorwa ubonetsemo. Heza imigambi y'abadayimoni y'uburyo bwose. Iri juru nidukingukire. Marayika yururuke arinde umutekano. Mwuka wera abe kumwe natwe. Kugeza ubwo uraza kudusezerera amahoro. Byose tubishyize mu bwishingikizi bwawe mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane rero gusenga Imana, kandi mwana twibwiye nta mpamvu yo gutinda mu mwirondoro, turaziranye. Ariko hari ikibazo gikomeye, hari haciye igihe kinini tudaherukanye. Birashoboka ko hari gahunda mwari mwaragiyemo zitandukanye, cyangwa mwarimo, cyane ko mu bice by'iwacu turi mwihinga. Muraza kutubwira rero nimba aricyo cyatumye mutongera kuganiza abakunzi ba Witsemba channel ijambo ry'Imana. Ryaciye igihe. Murakoze, n'ubundi koko hatambutse igihe. Ndibwira ko hatambutse igihe aho merukiye kuganiriza abakunzi ba channel ya Witsemba. Hashize amezi 4. Muri iyo minsi itambutse naje gutungurwa n'uburwayi uko turi minsi bibaho. Nari maze rero igihe njya kwa muganga, ariko ndashima Imana ko kugeza uyabanye nanjye nkaba nongeye kuboneka kugira ngo nongere kuganiriza abakunzi ba channel
yacu witsemba kwaya. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ya muti ari yashize igihe ariko haje kuba gutungurwa n'uburwayi. Mu wareba yavuga uti se umuntu yigeze arwara koko? Ese mwararwaye mugera naho mugera kwa muganga? Yego twararwaye, bigaragara ko twageze kwa muganga kandi hatari hafi, twageze kure. Kuko ntangira kujya kwa muganga uko nafashwe ntunguwe, nagiye ku bitaro bikuru bitwegereye by'Imurunda, ariko nari nahereye kuri centre de santé. Ubwo byanze banasfera kujya ku bitaro bikuru bya Murunda. Ubwo nabwo Imurunda ntibyashoboka, banasfera kujya ku bitaro bikuru by'intara ku Kibuye. Ubwo rero naho ntibyakunze, byabaye ngombwa ko banasfera i Kanombe. Ubwo rero naho njyayo bagiye bampa amarandevu yo kugenda asubirayo. Ubwo muri make murumva ko habayemo nyine kuzenguruka, ariko ndashima Imana ko muri byose yabanye nanjye kugeza ubu, nkaba ndi kugenda mbona ineza y'Imana. Murakoze. Ndumva urugendo rutari rworoshye, harimo na siporo nyinshi. Yego, Imana yarabagendesheje cyane ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hanyuma se mwaba mwarabashije kumenya indwara wari urwaye nubwo yaje itunguranye? Yego murakoze, indwara yo yarabonetse. Ni ikibazo cy'amagufa yo mu bitugu, kuko nabaraga cyane ndibwa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo aho nanyuze uburwayi bwarabonetse, bampaye imiti, kandi ndabona ko Imana iri kugenda ikora igitangaza. Yego, baguhaye imiti. Ubu se randevu zararangiye? Randevu ubu zararangiye, ntegereje igihe cy'imiti bampaye, kuko bambwiye ko imiti nirangira bazamenye uko nzaba meze. Ariko nkurikije uko numva niyumva, ndabona Imana ikora igitangaza, ku buryo n'ubundi ntekereza ko nzakira. Uzakira, Imana ishimwe cyane. Gusa mbere yuko tujya ku mufasha wawe nawe ngo tugire icyo tumubaza, muri iki gihe abantu bajya bakunda gufatwa n'uburwayi nk'uko mwabivuze butunguranye. Bamwe bati barandoze, abandi bati nibyo banywerereje, abandi bati nibyo mu muryango. Mbese ugasanga abantu ntibihutiye kujya kwa muganga, ahubwo barihutira gushaka imiti y'ibyatsi. Abandi ati turajya kwa runaka dusengere. Mwe n'iki cyatumye mufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka tujye kwa muganga, cyangwa izo nzira namwe mwaba mwarabanjije kuzicamo? Murakoze, uko biri kose nk'uko mubivuze, hari abantu bafatwa n'uburwayi bakumva yenda bashakiye ibisubiza ahandi, ariko burya kujya kwa muganga nicyo cy'ingenzi kugira ngo muganga agaragaze ikibazo, kuko muganga hamwe n'ubwenge aba yarahawe n'Imana niwe ubasha kugupima akamenya ngo uburwayi bwawe bumeze gutya. Yego ntago twirengagije ko hari n'uburwayi buza buturutse ku mwanzi Satani, nabwo umuntu akisunga Imana, ariko ubundi ni ngombwa ko umuntu asenga, ariko agasenga ajya no kwa muganga, kuko ntabwo kujya kwa muganga bikuraho gusenga. Ko nubwo nagenze izo ngendo zose, ariko Imana niyo nabagashyize imbere, kandi n'ubu mba mbona ko aho imirimo igeze ikorwa, ntabwo nyitirira abaganga gusa, mbona ko ari Imana yakoresheje abaganga kugira ngo babashe kumpa imiti yo kumfasha. Imana ishimwe. Gusa mwagiye urugendo runini, numvishe uko ibitaro bigenda bisumbana aho mwageze hose. Ese nizihe ntambara mwahuriye nazo
mu bitaro muri ubwo burwayi ku buryo byatera umuntu gushima Imana, cyangwa ufite ibibazo by'uburwayi muri iki gihe nawe akaba yavanamo inkomezi. Muraza kutubwira urugendo rwanyu muri ubwo burwayi gushyika kuri iyi saha mu gihe gitoya. Kandi birumvikana ni ibintu byagoye cyane ko nafashwe n'uburwayi mu buryo butunguranye, noneho kandi binsaba gukora ingendo zo kujya kure cyane. Nk'abadukurikiye batazi ahantu turi, kuva iwacu ujya i Kanombe ni ahantu harehare, kuko mu by'ukuri ni urugendo rurerure. Nkurikije yenda nk'abadukurikira batazi uko hateye, ariko intara y'Iburengerazuba kuyivamo ujya Kigali ni ahantu harehare, ariko hose nabonye kugira neza kw'Imana, haba ku ruhande rw'ibyasabwaga. Imana yabanye nanjye, ndashima Imana ko itigeze intererana. Murakoze. Yego. Hanyuma muraza guhereza uwo mubyeyi nawe tuze kumwibariza tuti, akimara kubona umutware we ahuye n'uburwayi butunguranye yabyifashe mwate? Nizihe nama yagiriye umutware we? wowe ntago wigeze ugira ibitekerezo nka bimwe tumaze kuvuga mu kanya, ube watangira kumurangira aho arajya kwifuza? Byagenze bite? wabyakiriye ute? Bitewe nuko Imana yacu twizeye yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, tuyiziho ibitangaza byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo n'ubundi twabonye arembye gutyo, duhita twisunga Imana, dufata ingamba y'uko agomba kujya kwa muganga. Abaganga batakigira icyo bashobora, tugategereza Imana kuko ariyo ifata imyanzuro ya nyuma. Uti namugira inama yo kujya kwa muganga, hanyuma se niwe wamugwazaga? Imana ifite kugira neza kwishi, kandi abantu nabaye umuntu n'undi. Habonetse umuvandimwe witangiye kumuba hafi, akajya ndetse ni babiri bari bitangiye kumugwaza. Ubwo barasimburanye rero muri iyo mirimo yose babaga bari kumwe. Abadukurikiye benshi bazi ko uyu ni perezida wa korali Witsemba, hanyuma uyu ni umufasha we. Ariko nkaba nkomeje kubaza umufasha, ntese muri abo babiri bitanze byibura haba harimo n'uwayoboye, hakaba harimo no kugaragaza urukundo? Abayoborwa bakunda umuyobozi? Bose arabayoboye. Bose arabayoboye. Yego, ni byiza cyane, ni byiza cyane. Akabazo nkabajije nubwo kari gatoya, ariko kagira icyo gafasha umuntu, kuko hari igihe umuntu ayobora abantu batamukunda. Umunyarwanda yaravuze ngo inshuti mbi cyangwa nziza uyibonera mu bibazo. Imana ishimwe rero ubwo abayoborwa aribo birwarije umuyobozi, bigaragaza urukundo bakundanye mu murimo w'Imana. Hanyuma turacyakomeje, ushobora kutubwira gakeya umunsi yajyaga kwa muganga kuri Centre de Santé, ukumva ngo bamwohereje Murunda, irindi ukongera kumva ngo yagiye ku Kibuye, ukongera kumva ngo yagiye i Kanombe? Mu mutima wawe hazagamo iki? Ko cyane ko iyo umuntu arwaye bamwe bakumva baramwimuye, barongeye baramwimuye, avuga ati wa muntu yagiye yarunduye. None wowe niki cyazaga mu mutima wawe bwa mbere mu gihe wumvaga ava ku ntera ya mbere ajya ku yindi mu buryo bw'ibitaro? Ijambo ry'Imana niryo rikuru twamenye, niryo ridufasha mu bibazo. Yego. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuyikoreze amaganya yacu kuko yita kuri twe.
ubwo rero ikibazo kiremeye tugisunikira Uwiteka twarangiza tugatuza tugategereza ibyizakora. None nahereye kare mvuga nti icyatumye mutaza kuganiriza abakunzi ijambo ry'Imana. Perezida ati njye nari ndwaye. Ese wowe n'uburwayi bw'umugabo bwaguheranye cyangwa nawe hari izindi business wari urimo? Burya ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Yego. Si uko gutinda n'ubundi nubwo twari duheruka kuhanyura, si uko gutinda tuba duhuze cyane. Yego. Ahubwo nuko ikintu cyose kigira igihe cyacyo, ku mutima biba biriho, ariko umuntu agashaka kubikora, ariko isaha itari yagera yigeze ntawe uyisubiza inyuma. Uti igihe cyari iki? Ntacyo bitwaye, noneho reka igihe tukibyaza umusaruro kuko igihe hari iki ngiki. Ubwo murongera muhereze mikorofone Perezida, dukomeze twibaza tuti uhereye igihe wivuje kugeza uyu munsi, inganyagaciro, ushobora kutubwira inganyagaciro umaze gutanga ku buzima bwawe, kuko undi yaravuze ngo amagara araseseka ntayogwa. Ibintu birashakwa ariko ubuzima bwo ntibushakwa. Ese ni ibihe, ni ubuhe butunzi buri ku kigero kingana iki umaze gutanga ku burwayi butunguranye butari bwarateganirijwe? Uko biri kose yenda muri make biragaragara naratunguwe kandi bisaba imbaraga, ariko nk'uko nabivuze nabonye kugira neza kw'Imana. Kuko nko kuva mu kwezi kwa 12 ndumva ari aho ngaho mu ntangiriro zako, nibwo natunguwe no kurwara. Kuva icyo gihe kugeza ubu nari isanzwe ifite uko ngenda nkora imirimo yenda y'amaboko, gukora byarahagaze, ariko Imana yakomeje kubana nanjye. Kandi naho ngaho hose nagiye nyura ndebye icyo byansabye, ari amatike, ari imiti nayo, kuko urwayi bwanjye bwari bugaragara ko bukomeye. Dore ko n'icyo ntavuze, nageze i Kanombe, naho banyohereza ahitwa ku Kimihurura ku bitaro byitwa kuri Medihiri, ni ibitaro by'Abahindi, guca mu cyuma cyitwa Imarayi, kuko byari bigaragara ko ibisubizo byari byabonetse ku kibuye byo muri sikaneri, ko naca mu kindi cyuma. Aho hose rero ari ukugicamo, ari ukuvayo nongera asubira i Kanombe, byatwaye imbaraga nyinshi, ariko nta rondoye ngo imbaraga zingana gutya. Nuko muri byose nabonye imbaraga z'Imana. Ndashimira Imana ko yabanye nanjye. Yego, muti ntabwo narondora ngo mbivuge muti byatwaye bingana gutya, ariko n'umuntu wabyumva yumva ko hagiye imbaraga nyinshi. Ikindi kandi nk'uko mubivuze, hagiye haboneka abakozi b'Imana bitanga bakakunganira mu buzima. Uyu munsi rero tujya tuvuga tuti nubwo nkoreye 4, reka njye 2, ejo 2 nzabyifashisha ejo. Bikaba bivuze ngo hari igihe umuntu aba yateganyije ngo mu kwezi gutaha nzagura ihene cyangwa nzagura telefone, agateganyiriza telefone, ariko hakaza ibitunguranye, ibyo wari wateganirije ntaba ari byo ukora. Nk'umuntu wahuye n'ibibazo bimutunguye ariko akaza kubisohokamo, cyane ko wareba none aha yavuga ati umugabo ntabwo yigeze arwara,
ariko byose biva mu gusenga ndetse no kubana n'Imana neza. Rero nari mvuze nti nk'umuntu wahuye n'ibibazo bimutunguye ariko akaboneramo imbaraga z'Imana, ushobora kugira abo uhumuriza bari mu bibazo bikomeye batateganije, batagize uruhare kugira ngo babizemo, yaba ari ubupfubyi, yaba ari ugusohorwa mu nzu, yaba ari ibiza byamutwariye ibyo yari afite, yaba ari uburwayi, ariko nk'umuntu wabiciyemo ushobora kuvuga uti uciye muri iyi nzira nawe wagubwa neza. Tubaye akanya kugira ngo muhumurize umuntu ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Murakoze. Uko biri kose nk'uko nakomeje mbivuga, njye nkomeje guhamya gukomera kw'Imana, kuko muri byose nabonye Imana. Yego. Bivuze ko ari umuntu wese ahura n'ikibazo yenda kimutunguye, namubwira ngo najye yihangana atumbira Imana, kuko Imana ishobora byose. Cyane ko ari Imana itarobanura ku butoni. Ntabwo ireba ngo uyu n'uyu n'uyu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese yubashye akayitumbira ibasha kumugirira neza. Cyane cyane ko ibi byabaye byongeye kunsunikira cyane cyane mu kubona urukundo rw'Imana, nubwo nari isanzwe nzi urukundo rwayo, ariko burya hari ibintu umuntu ageramo bikamwereka urukundo rw'Imana. Kandi narushijeho kunezerwa cyane ku bwa bene data bakomeje kumba hafi, cyane nka korali Witsemba mbere umuyobozi, kuva narwara ntiyigeze intererana, mbese bakomeje kumba hafi mu buryo bwose, kandi shima Imana ko yabanye nanjye. Ndabizi ko ngera muri korali bakabona navuye i Kanombe wari nk'umunsi mukuru, mbese baranezerewe cyane kuko nabo bari batunguwe n'uburwayi bwanjye, kuko bwari buje mu buryo butunguranye. Rero nabwira abantu bafite ibibazo cyangwa se abo byatungura ngo bisunge Imana nk'uko yabanye nanjye bintunguye, kandi ikanyereka niko nabizabiyereka. Murakoze. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Ya perezida ati mutumbire Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo twibaza mu buzima bwacu. Ya mufasha we yavuze ati rero igihe cyari iki kugira ngo nze mbaganirize icyo Imana yasize ku mutima wanjye. Ubwo rero tugiye n'ubundi gusaba umutware we kugira ngo abashe kumusengera Imana, tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana igira neza. Ngushimiye imirimo n'ibitangaza ukora, ni ukuri. Ngushimiye uburyo wabanye natwe ukaturengera mu bibazo bitandukanye. Izo nzira zose twanyuzemo twarakubonye, warakoze Mana. Turagushimiye kandi wakanya ugiye kutwemera kugaruka imbere y'izi kamera kugira ngo twamamaze gukomera kwawe, tuvuge imirimo n'ibitangaza ukora. Mana urakoze. Uyu mwanya nkweretse umuja wawe ugiye gutambutsa ijambo ryawe nk'uko washyize ku mutima we. Nyamuneka Mana reka kubera igikoresho nawe umukoreshe. Mana ndasenze ngo imbaraga z'umwuka birazuye kuri we, bityo Nyagasani abazakurikira abazumva bazafashwe n'iri jambo. Kandi uyu mwanya wose natwe ubwacu komeze kudufasha kugira ngo iri jambo ribashe Nyagasani gukora ku mitima yacu. Turagushimiye byose bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego turakwakiriye kugira ngo ube watuganirije ijambo ry'Imana, icyo Imana yasize ku mutima wawe muri aka kanya. Mukomeze. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abakunzi b'umusaraba rero turabakunda. Turabakunda. Impamvu mvuze abakunzi b'umusaraba ni uko Imana hari icyo yanyigishije. Yarambwiye ngo uyu muntu wihana ejo akabivamo ntabwo aba yarasobanukiwe iby'umusaraba. Yego. Niyo mpamvu abakunzi b'umusaraba mbakunda. Umuntu wihanye ejo akongera agasubira inyuma, agasubira mu byo yihanye,
akabikora nk'inshuro 3 asubirayo ntahazi ibyo akora, ntabwo yamenye iby'umusaraba, ntabwo yamenye ibyabereye ku musaraba ngo abihe agaciro. Niyo mpamvu nkunda abakunzi b'umusaraba. Imana idufashe. Amen. N'abataraba uwukunda nabo ndabakunda mbararikira kugira ngo bawukunde, harimo inyungu nyinshi. Imana idufashe. No kuvuga ngo n'ubundi nababwiye nitwa Nyirakamanzi Suzana, nkaba ntuye n'ubundi Burengerazuba. N'ubundi aho ngaho niho nkorera umurimo muri paruwasi yaho ya Gasovu muri ADPR. Imana iduhana umugisha. Hakaba maze iminsi ijambo ry'Imana rindi ku mutima, kuko n'ubundi Imana imaze kumpamagara yashyizemo ishyaka ry'umurimo wayo. Mba numva afite ishyaka ry'umurimo wayo, shaka ko abantu bose bubaha Imana kandi bayikorera, bakumva inyungu zirimo, bakumva umunezero, kuko n'ubundi abatubaha Imana barushye cyane. Imana idufashe. Ntabwo turatinda, tugiye kureba ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cy'Imana cy'Imigani. Niho tugiye kureba ijambo ry'Imana, ibice byaho 8. Niho tugiye kumva ijambo ry'Imana Uwiteka yashyize ku mutima, niryo tugiye kuganiraho, tukumva inyungu z'abubaha Imana, umunezero baba bawufite, n'abatubaha Imana uburyo Imana ibafata. Imana idufashe. Ni igice cyaho cya 8, turasoma hariya n'ubundi duhereye ku murongo wa 34, tugiye gusomaho 30, twumve ijambo ry'Imana uko ritubwira. Imana idufashe. Hari kutubwira ngo hahiga umuntu unyumvira, akaba amaso mu marembo yanjye iminsi yose, agategerereza ku nkomo z'imiryango yanjye, kuko mbonye wese ababonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Amen. Ariko ushumuraho aba yononye ubugingo bwe. Abanyanga bose baba bakunze urupfu. Imana idufashe. Amen. Iri jambo ry'Imana ryaranejeje. Ndashaka kugira ngo abakunzi b'umusaraba nabo twongere dufatanye kuritekerezaho, bumva umunezero nagize nabo bawugire. Imana idufashe cyane. Aya mahirwe Uwiteka yavuze ngo hahiga umuntu unyumvira. Imana idufashe cyane. Aya mahirwe yavuzeho y'umuntu umwumvira. Imana idufashe. Hahiga umuntu unyumvira, akaba amaso mu marembo yanjye iminsi yose. Imana idufashe. Ahangaha dusanga ko umubyeyi afite abana, umwana akaba yumvira umubyeyi, kandi akaba hafi, akaba maso mu marembo ye iminsi yose. Imana idufashe. Agategerereza ku nkomo z'imiryango y'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo uyu mwana ahora ku mutima w'umubyeyi, kuko uyu mwana aba hafi. Natwe rero twamaze kuba abakunzi b'umusaraba. Iyo tubaye hafi y'Imana, ni ukuvuga ngo Imana yacu itugirira neza. Imana idufashe cyane. Itugirira neza, iratwishimira, ntacyo tuyiburana. Imana idufashe, kuko tuba turi hafi yayo. Imana idufashe. Ngo kuko umubonye wese ababonye ubugingo buhoraho, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Iyo tubaye hafi aratwiyereka, natwe tukamubona. Imana idufashe cyane. Umwami wacu tumubonera mu bikorwa. Iyo twagwaye kuko turi hafi ye, ni ukuvuga ngo aratwiyereka akadukiza. Twasonza
kuko turi hafi tukamubwira ati Uwiteka we turashonje, Uwiteka akatugaburira. Imana idufashe. Amen. Uwiteka akatugaburira, twaba twabuze ibyo kwambara tukavuga ngo Uwiteka we mbuze umwambaro, Uwiteka akatwambika, ntacyo tuburira mu marembo y'Uwiteka. Imana idufashe. Ya migisha idusesekaraho, ndimo mvuga ko iyo migisha ngo azahabwa umugisha n'Uwiteka. Iyo migisha rero turayibona. Iyo tugwaye aradukiza, izatumugaje akazishyiraho iherezo. Imana idufashe cyane. Amen. Imana itugirire neza. Umuntu wese ndamusabira kugira ngo yumvire Uwiteka, abone ko aya mahirwe. Abatumvira Uwiteka rero tubasanga hariya hepfo ku murongo waho wa 36. Ariko ushumuraho aba yononye ubugingo bwe. Abanyanga bose baba bakunze urupfu. Imana idufashe kandi dusobanukirwe neza. Gucumura k'Uwiteka ni ugukora ibyaha. Iyo umuntu akoze ibyaha agakora ibyangwa n'Uwiteka aba acumuye k'Uwiteka. Abamwanga bose baba bakunze urupfu. Iyo arimo atumvira Uwiteka aba akunze urupfu. Imana idufashe. Rwa rupfu rw'Iteka ryose. Hari urupfu dusangiye rwitwa kuruhuka, ariko hari urundi rupfu rwo ku munsi w'imperuka, ibyaremwe byose biteranyirijwe imbere y'Uwiteka. Abakoze ibyaha bakaba bageze mu mwanya wo guhanwa. Aho ngaho n'ubundi azabashyira mu ihaniro, niho baba bakunze urwo rupfu. Imana idufashe. Hari urupfu rwa bose dusangiye, ariko nubwo ari urwa bose ntabwo abakiranutsi n'abanyabyaha bajya hamwe. Ahubwo abakiranutsi hari aho barindiriye bategereje ibyasezeranijwe, ariko abanyabyaha bo hari aho bari n'ubundi barindiriye nabo gucirwaho iteka bagahanwa. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu shishikarije abantu kugira ngo be gukunda urupfu. Imana idufashe. Ngo ariko ushumuraho aba yononye ubugingo bwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu ukora ibyaha ntabwo aba ababaje Uwiteka, ahubwo ni amagara ye abagiriye nabi. Aba yononye ubugingo bwe. Ibyaha ndabivugaho muri makeya nubwo ibyaha ari byinshi. Uyu muntu wicana akica mugenzi we, n'ubundi abacumuye k'Uwiteka abakunze urupfu. Imana iravuga ngo n'ubundi ngo kwicana n'icyaha, kunywa inzoga n'icyaha, gutukana, kwiba, kubeshyera mugenzi wawe, gushinja ibinyoma n'ibindi bibi byinshi. Imana idufashe. Ibyo byose ubikora wese aba yononye ubugingo bwe, kandi aba yanze Uwiteka. Umucumuraho wese aba yononye ubugingo bwe. Imana idufashe cyane. Birakwiriye kugira ngo umuntu wese ashake aya mahirwe navuze haraguru, yubaha Uwiteka. Ngo hahirwa umuntu wumvira Uwiteka, niwe uhirwa. Ariko usuzugura Uwiteka ntamwumvira agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, uwo nguwo afite akaga. Imana idufashe cyane. Uyu mugisha rero ndagira ngo buri wese mwifurize. Imana idufashe. Nk'uko navuze abakunzi b'umusaraba, ariko n'uwundi utari wasobanukirwa iby'uwo musaraba ndamushishikariza kugira ngo ave muri ibi byaha mvuze hepfo, kugira ngo nawe abe umukunzi w'umusaraba, kugira ngo abone kuri ayo mahirwe. Imana idufashe cyane. Ku isi yose mbabazwa n'abantu batubaha Imana, kuko bari mu miruho myinshi, bari mu kaga, bari mu buretwa bwa shitani, kuko shitani ntabwo akunda umuntu. Iyo ukoze ibyaha rero ubu uri umukunzi wa shitani, kandi shitani yo ntahe gukunda. Icyo ishaka gusa ni ukukugirira nabi. Nta munezero shitani itanga, ariko Imana yo mu ijuru yo iduha amahoro kandi nta mubabaro yongeraho. Imana idufashe cyane. Amen. Amagambo Uwiteka rero yashimye ko ngeza ku bakunzi b'umusaraba n'abatari bamukunda, kugira ngo bakunde umusaraba, bubahe Imana. Naya ngaya. Kangerekeho buhamya butoya bw'ukuntu Imana igira neza. Imana idufashe cyane. Imana ni nziza muri iyi migisha itanga. Navuze ko ikiza n'ubugwayi. Naje kugira ubugwayi
ngira ubugwayi bwo gutwita ariko ntatwita umwana. Ubwo bugwayi nawo maranye umwaka n'igice, ariko Imana yarabunkijije. Imana idufashe. Muri iyo migisha rero harimo no gukiza ingwara nta mutunyweye, ahubwo ukabibwira Uwiteka nkuko natangiye mvuga ngo iyo uri mu marembo y'Uwiteka uratabaza Uwiteka, Uwiteka we ikibazo kiraje, Uwiteka akagikemura. Imana idufashe. Yego. Imana rero yakoze ibitangaza, inkiza ubwo bugwayi bwo gutwita. Hari abantu bajya bavuga ngo umuntu atwita ubugwayi ntabwo yakira, abantu batwita inda s'ubugwayi ntabwo bazikira, ariko ndi umuhamya wo guhamya ko bakira mu izina rya Yesu. Barakira bakagenda bemye ari bazima kubw'imbaraga z'Imana. Nta kindi kiri hejuru y'imbaraga z'Imana. Imana ikora ibitangaza. Imana rero yakomeje kunkorera ibitangaza. Iyo mvuga ubuhamya mvugaho bikeya kuko ni byinshi, ngenda mvugaho bike nabasezeranije ko nzajya mvugaho bikeya. Kwa 12 Uwiteka yankoreye ibitangaza, n'ubundi hari ibyo yankoreye n'ubakomeje kugenda akora ibindi, nkomeje kugenda mvuga imbaraga zayo. Imana idufashe. Muri uku kwezi kwa 12 rero nabaye mvuye ahantu mu murima ndi kugenda, imvura yagwaga ari nyinshi, inkuba irakubita. Inkuba yakubise maze guhita ku giti kinini cy'umuhanda, nukuvuga ngo inkuba ikubita igiti, ndatambuka ndagenda ngeze mu rugo, nibaza ibibaye, numva simbyumvishe neza, nabyumvishe nk'ejo. Ejo narongeye ndagenda, subiyo sanga cya giti imyasi iri hasi. Imana idufashe cyane. Sanga imyasi iri hasi y'icyo giti n'itabi ryahubutse, icyo giti cyarumye. Icyo giti cyarumye. Imana ni inyembaraga. Imana ifite imbaraga ku bintu byose. Imana idufashe cyane. Imana rero yankoreye ibitangaza, ndagomeza kuvuga ibihamya byayo kuko yakoze ibitangaza. N'ubundi yari izi ko uyu munsi nzahumuriza abantu bafite ubugwayi, nzahumuriza abantu bihebye ngo nibegere Yesu, baba bakunzi b'umusaraba bakorera ibitangaza. Imana idufashe cyane. Imana ifite kugira neza kwishi. Nabatangiye mbabwira ko Imana igaburira abantu, ikabambika, ikabagwaza, ikabakiza ingwara. Imana ifite kugira neza kwishi. Nituyubahe gusa, nimuyubahe gusa, murebe ibitangaza by'Imana irabiyereka. Imana idufashe. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo n'ubundi umuntu uba mu marembo y'Uwiteka n'ubundi abasha kubona Uwiteka. Nk'uko nababwiye ko amubonera mu bitangaza no mu mirimo ikora, akamwiyereka, yakwiheba ikamuhumuriza. Imana ni inyembaraga. Abantu bose bashezeranije kugira ngo begere Imana ibagirire neza. Ku isi yose ababuze amahoro nta handi bayabonera usibye ku Uwiteka. Nakoresheje ubugenzuzi sanga ko nta handi habonekera amahoro usibye ku Uwiteka. Na mu isi hose urashaka amahoro ukayabona umunsi umwe ibiri, mu wa gatatu ukayabura, ariko amahoro Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho. Ndangije bashimira Imana ngo mukomeze mwegere Imana ibagirire neza. Imana ihabwe icyubahiro. Kasabe uyu mutware wanjye asenga Imana. Mana data twese uhoraho, twongeye gushimira neza n'ubuntu. Amen. Ubanye natwe muri uyu mwanya, urera kandi Imana ari ubuhamya, ari ijambo ryawe ukuri bitambutse. Twiringiye ko Nyagasani bizafasha abazabikurikirana bakamenya imbaraga zawe. Bityo abantu bawe waremye twese tugahimbana kukubaha, kuko hahirwa umuntu kubaha. Nuko rero dushoboze Mana kugira ngo umuntu wese ahirimbanire kukubaha, maze umuntu uzumva ubutumwa wese Mana ari muri iki gihugu, ari hanze yacyo, azite kukubaha, kuko abakora abanyamahirwe. Urakoze, turagushimiye. Byose mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen.